aracyakoresha konteri ariko emiwe usiko ahantu maza ari hafi n'akagari ko karwampara agiye gufata agiye kureba amadoka agiye guturuka reba ubwenge buke ari kugira ngo ari kuvuga kandi ari muri byuti do ubwenge buke do nagira ngo mbereke yuko abantu mwese mufana Jay nagira ngo mbereke yuko uyu mugoroba Jay narakubwira wowe hari umunsi nzagutwika abantu bamenye ko ntago bidukuraho kuba umva Emi ntago bidukuraho kuba utatubwiye niba ukibana n'umugore ese icyo utweretse ni iki mu byo twakubajije utweretse iki nyine utweretse iki nyine ibyo utweretse ni iki twavuze ko wahuguje umugore butike ukayiyandikaho ibyo twavuze si byo nibura nayitweretse nyine Jado agomba kuhagera Jado tangira ushaka ikintu bita nimero z'umugore wa Emi uriya yababaje bene kara kageni urakoze cyane Emi unavuga ni bya keke ukuntu yarutse muri keke Emi no kuvuga ngo sibyo umaking sure neza ko Emi Emi ibyo uzakora byose nta umva se ibyo uzakora byose nta kibazo ariko ibuka umugore watandukanyije n'umugabo we ukamubeshya ngo mugiye kubana ukamwiba nabyo byibuka uzabaze bro umugabo ntabwo ari sawa batoneke sinzi nkawe wowe Emi cyawemera niba yakoze kwataka abafana tukoze umugabo ku wundi n'ibyo nabikoze n'ubu watandukanyije umugabo n'umugore uhita ufata umugore we Emi urangije uragenda ujya kumuhemukira uwo mugore yiba umugabo we
navuze n'amahirwe ejo mu gitondo hari abapeti babyuka bakarikodinga inkuru bamaze kukwapulodinga tayari bose ntibazi kuri igisambo. ahubwo Jay ndagira ngo mbereke ko Jay ibintu nakubwiye wowe n'uyu munsi ndacyabisubiramo igihe cyose uteye gutyo abantu bakuvugaho ukababara ukajya kubasebya ntabwo iyo ari showbiz njyewe n'uzukangenda kukavuga ko ntabwo Emi ibintu wakoze ni ubugome ndengakamere gufata umugore w'abandi ukamufata ukamushuka ukamuzana akakubakira yamara kubakira afite na kabutike ukakamuhuguza usigaye ubyimba ngo waguze imodoka wakoraga hehe kugira ngo ujye kugura imodoka oya ejo mu gitondo baramuzana live uso aza bivuge none se Emi wayiduhaye se oya njye ndamushumbusha pe wumve ko rwose umva ndamushingira butiki itari munsi ya $5,000,000 ndamushingira butiki itari munsi ya $5,000,000 ndamushingira butiki itari munsi ya $5,000,000 bro emise erega ikibazo cy'uwo mubyeyi uyu Emi yamushizemo ubwoba yamuteye ubwoba bukomeye reka izina ry'Imana ari gucyaringa muri ya magurupe reka da nakubwiye ikiganiro cya mbere hari ibintu turi twari nabyo tutavuzeho urabizi igihemba hagati mu rurimi ibintu byo kunyura muri Tanzania kandi Kigali hari ikibuga byari byagenze gute akasuga urumva ibintu bibaho mwana nanjye byancanze niyo mpamvu unyine ubwenge buke bwa Emi avuga nyine ibintu bitarimo n'ubwenge na buke umva izina ry'Imana kandi nzagutwika ngo nzakubaga umunsi umwe bikunanire gutambuka muri Kigali Emi ibi bintu mu birikodi yo Emi nsanze yari yanyandikiye reba yanyandikiye ati mberereke Emi ikintu cy'uyu mugore cyo tugomba kumukorera ubuvugizi uyu mugore turamukorera ubuvugizi waramwibye waramuhemukiye nimba wakoze icyaha wacyemeye maze tukakugira inama y'uburyo wabigenzamo wowe reka nongere ngusigagaraho kigabo umwana wa mama uzajye kureba uwo mugore umutunge kamera nta kibazo ariko nongeyeho ijambo ariko uyu Jay ni igifura Jay uri igifura nta kintu wavuga ko kimbabaze ariko one day nzakubaha urayira Imana yo mw'ijuru one day nzakubaha Emi uwo mubyeyi watejeje igihe ukagera naho umwiba gira umwishyure
tubikore du playing game iri serious. Nge ntabwo nakina nawe n'umunsi wa rimwe. Kora ibyo ukora. Ndi kukubwira wowe kora ibyo ukora, ibyo icyuzi cyose wakora, ariko nge ndashaka kukwereka ko ndi teacher. Ndi kukubwira kora ibyo ukora byose, nshaka kukwereka ko ndi teacher. Mu gitondo noni Jado saa 12 za mu gitondo mbe nabonye video y'ura mugore. Yego saa 12 za mu gitondo. Barakibaza Emi kubera ubwenge buke ntabwo yumva ibyo umubajije. Oya je reka mubwire kubera ko we maze kubona ko wowe ubwawe je reka mubwize ukuri abantu bagufana kugira ngo bakongoshoshe ubamare stress, hari kubinyine baba bagufata nk'akantu k'agapupe nyine kabo biteretse aho ngaho Imana yabahaye kabamara nyine stress. Wowe rero nta kintu wamvugaho ngo mbabare. No, na uvas. Nta kindi bukuvuga ndavugisha umugore wibye mwabanaga wararaga mu maguru. Shaje umuvugishe umbwira ahubwo ngo ufite ibikoresho byuzuye ngo ngutize. Umva. Ari umuntu. Umva. Watangiye kubivanga Jado mu bibazo uza kubaza uriya mudamu uze kuza kumubaza ukumva n'ikibazo cya Emi cyo mu mutwe niba ibyangombwa ari ukibifite cyangwa yabisize kwa Emi. ariko ashobora gukora kandi mu kantu k'agashuri ariko akanuka kenge kagakomeza kuba Emi